Hello guys, ndagusuje kandi ngo ikaze wowe wahisemo kumurikira ku Nkomangiro TV ukabura ahantu hagiye hatandukanye. Nizere ko umeze neza, batameze neza njya nkunda kubabwira ngo mukomere mu ijuru hari Imana. Nukuri kubona biri kwanga kuburi kubona none ejo hawe ari habi cyane, nagira ngo ngutangarize ko ibyo ngibyo kumeze nabo uyu munsi ntabwo rwose byakuraho umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Niba rero ugihumeka izere kandi wemere udashidikanya ko ejo ari byiza, ejo waseka, ejo wakwishima. Nukuri komera, Imana ntabwo igihana abantu. Kandi njya nkunda kukubwira ngo ijuru riradukunda, ntabwo rijya riduhereza ibiryo bipfubye. Umva, riragutekera rigashyiramo uturungo rikabitogosa bikabira cyane kugira ngo utanabirya bikaza kugukera, ikaguha ifunguro rimeze neza ririmo intungamubiri n'intungabugingo. Nkunda kubivuga sibyo? Rero komera ntugire impungenge. Kuri uyu munsi rero nje kubaganiriza ku katsi nabonye gatangaje gafite umumaro mwinshi ku buzima bwacu, ndetse ntabwo narondora ibyo kavura byose, ariko nje kukubwira ko ari keza, sibyo? Nkanakubwira na bimwe mu byo kavura, uretse ko atari byo gusa, hari n'ibindi byinshi, sibyo? Kavura hemorrhoide, kavura ibisebe mu gifu cyangwa se n'amara atameze neza, sibyo? Kakavura ibisebe bisanzwe. Ibisebe ushobora kuba wakomeretse, ushobora kuba ibyo bisebe byizanye, ibituri bidakira, ibintu nk'ibyo byose bidakira, noneho wagakoresha uko nza kukubwira bikazagukiza. Kuri hemorrhoide ni ugukozaho. Nshima Imana cyane ko hari abantu batanga ubuhamya bavuga ko hari byabafashije bagakira. Ni ukuri Imana iri gukora imirimo n'ibitangaza. Ababyeyi bari kwishima bagasama, sibyo? Bari kwishima, ariko njya mvuga nti nibabyara bizagenda gute? Rero nshuti yanjye, niba ari ubwa mbere uje hano ngo uhaye ikaze, nkwibutsa gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byinshi bitandukanye. Abayikanze turi mu nyungu, sibyo? Urakoze wowe ubikoze, ndakubonye. Imana iguha umugisha. Nawe wabikoze kera, ndagira ngo nsabe Imana ngo ihire icyo kiganza cyawe. Muba mwanteye kuraje, muba mwatumye nanjye nkora ubundi bushakashatsi, nkashaka ibyo mbabwira kandi bikora. Aka kantu mujye mukumva, ntago nzaza ngo nkubeshye nkubwire ibintu bidakora. Niyo mpamvu hari igihe umbaza ikintu nkakubwira ngo njye nta makuru nkifiteho. Ntukandenganye rero, ninguhakanira jya wemera ibyo nkubwiye ko ari byo nzi bya nyabyo, sibyo? Rero tugiye kwiganirira ku katsi ndagafite hano. Ni kanini, kera gasa nk'akaryamye hasi ku butaka. Bizera mukabona muri kukareba. Okay. Aka rero aka katsi bakita matako ya bibi. kitwa izina ritangaje. Ni nka kakandi twigeze kuvuga kongera intanga z'abagabo zikagira ireme. Rero nako kitwa ukundi kuntu, ikinyarwanda ni hatari. Aka rero ko kitwa matako ya bibi, na katsi keza. Uzi ukuntu gakize ku butare, gakize kuri zinke, kuri calcium, kuri potassium, gakize kuri magnesium, gakize kuri kuri calcium nabivuze, na phosphore. Noneho rero gafite na vitamine B na vitamine C. Urumva atari kimera cyiza? Ni cyiza cyane rwose. Niyo mpamvu njya nkubwira ngo ninkubwira ibintu jya ugenda ubishake, nunabibura utubwire, sibyo? Utubwire tubikurebe. Rero nshuti yanjye, ndagira ngo nkutangarize ko aka kantu bita amatako ya bibi ni keza ku buzima bwawe. Niba urwaye igifu, niba urwaye amara, niba urwaye ibisebe nk'uko nabikubwiye mbere, cyangwa se hemorrhoide. Reka twihere ku bantu barwaye hemorrhoide. Nigeze nababwira umuti ushobora kwifashisha, urebe muri video. Kuri ubu ntabwo ngiye kusubiramo wose ngo ibi bizagukiza hemorrhoide, ahubwo hari akantu gakora kuri iyo ndwara nkahita nkazana, ariko ntabwo ngiye kukubwira ngo definition ngo hemorrhoide ifata gutya ngo ikagira ubu ngubu rero nje kukubwira uko yaba ari hemorrhoide isohoka, yaba ari hemorrhoide
izi ikongera ikisubizayo, cyangwa se ya hemoroide yaje ku buryo bisaba kuyibaga, cyangwa se ya hemoroide ibyimba hakaza akantu gatoya, ibyo byose aka kantu karabivura. Uti ni gute? Urabyahira cyangwa se ukabisoroma ari byinshi byinshi, ukabiteka mu mazi menshi, noneho warangiza ubiteka isaha, uzarebe ku minota uzarebe ku minota, ubiteka isaha, ntago nkubwiye iminota 20 cyangwa 30 cyangwa 55, isaha. Ubiteka isaha, warangiza ukabishyira mu ibase nini cyangwa se ahandi hantu wogera habugenewe hanini nyine ku buryo hajyamo amazi, sibyo? Kandi amazi menshi ahagije. Rero iyo ubisoje ku buryo wicara urumva amazi akakugera ku mukondo. Naberetse uburyo ki umuntu yicara mu mazi, narabibabwiye ubushize kugira ngo yivure. Niyo mpamvu rero njyewe nkubwiye ngo uzabifata byamaze gushya, ubishyire mu ibase nini, ubireke bihore ku buryo nyine ukoramo ukumva ntabwo uri gushya, sibyo? Noneho nurangiza wicaremo iminota 15. Ibi uzabikora iminsi 7. Iminsi 7 yonyine. Iminsi 7 karizo yawe cyangwa se hemorrhoid izabikiza. Ubwo singusubije wowe wabimbajije. Aha, rero ubikore neza nkuko mbikubwiye, mbibutsa kuzajya murya imboga n'imbuto, mukanywa n'amazi kugira ngo muzajye mujya kwituma, ntimwikanire cyane turiya dutsi ngo usange turabyiganamo amaraso, sibyo? Ko wikanira turabyiganamo noneho tukabyara turiya tubyimba. Ni byiza rero kurya imboga n'imbuto kugira ngo bijye bigufasha. None se iyi cyangwa se aka katsi bita matako ya bibi gakora iki noneho ku muntu urwaye ibisebe ibyo ari byo byose? Hari igihe umuntu arwari igikomere ntigikire vuba cyangwa se kigakira cyamujahaje. Iyo ufashe tuno tubabi twa matako ya bibi ukadufata ukadukamura, ariko hejuru kuri kanze nkwereke, hejuru kuri hemorrhoid ntabwo uzafata tuno tubabi, no, uzafata n'agati gutya, agati, sibyo? Noneho nurangiza agati n'uduti uduteke kuri nabikubwiye. Hanyuma mbabarira, hanyuma ku gisebeho ufata noneho utubabi ukaba ari twusekura cyangwa se ukaduvuguta, ugakamura. Wamara gukamura ukagira gute, ugakamurira ku gikomere, ku gisebe. Noneho wamara gukamura ku gisebe ukabireka bikuma, ejo ukongera iminsi 3 igisebe kiba cyumye. Uko ni ukuri nkubwiye, sibyo? So rero ku bantu barwara amara, bafite uburwayi ku mara ndetse no mu gifu, ufata imikamato 2. Nababwiye ko imikamato ari ukugira gutya, imikamato 2 y'uduti n'utubabi muri litiro 1 y'amazi, warangiza ukabitogosa. Byamara gutogota ugafata akayunguruzo ukayungurura, wamara kuyungurura ukajya unywa 4 ku munsi. Ni ukuvuga ngo ushobora kunywa mu gitondo, ukongera saa 6, ukongera saa 9, ukongera saa 3 z'ijoro, ariko nyine ku buryo biba 4 ku munsi, sibyo? 4 ku munsi. Ndabikubwiye ubikore. Nabyo ubikora iminsi 7. Mbabarira. Ubikora iminsi 7. Ariko kuri hemorrhoid ntabwo nigeze mbabwira iminota uzajya wicaramo muri ya mazi. Ya minota ni 15. Nkuko nabwiye kuri ba bantu bivura kuribwa mu gihe bari mu mihango ko bicara mu minota, bicara muri ya miti nagiye mbabwira iminota 15. Naha ni iminota 15 ntukayirenze, sibyo?
noneho wigirire amagara mazima. Ubundi se si ibyo ngibyo? Urumva ari ibyo? Ntabwo ari ngombwa byinshi, uzajya ubikora 4, noneho nurangiza ubikore iminsi 7, uri kuvura igifu gifite aside nyinshi, gifite ibisebe, ku gifu, ku mara afite ibibazo bigiye bitandukanye, na babandi amara yipfundika, aka katsi gakoraho. Genda ubinkorera uzagaruka ushima. Kandi inshuti yanjye, nawe nkwibutse niba uje aka kanya, nkaba nabivuze utabyumvise, hari ukuntu umuntu atarutsa video. Rero niba wabitarukije, kanda subscribe tujye tubana. Ndakwinginze yikande, sibyo? Yikande. Urakoze kuko ubikoze. Nkwibutse ikindi, mukande like mwabantu. Simba mbabwiye ibintu byiza. Urakoze nawe ubikoze. Ngaho mukoreshe ya kugira ngo tujye dufatikanya tuvurane, mumfashe tuvura abantu kugira ngo tujye tubana mu biganiro bigiye bitandukanye kandi turi no gukora umurimo w'Imana. Iyo uvuye umuntu mwabonye ko ubuhamya buhari abantu bakira. Ubwo rero iyo ugasunitse kuri status yawe biba ari umugisha kuri nge, kuri mwe, ndetse n'Imana ibandikira imirimo myiza ko mwavuye abantu. Sibyo? Ngaho rero urakoze kuba wankurikiye, nkurarikira gukurikira ibindi biganiro byiza biri inyuma. Ndabakunda Imana ikandusha.